Byiza abakunzi ba Satiya TV ndetse na Rwagakoco Live TV tubaye ikaze ku makuru yacagezweho mu gihe kugezwaho nanjye umushinwa yasabye gatanya umugore wari umaze kumubyarira umwana wirabura nyamara ataragera mu gihugu cya Afurika na kimwe. Ni inkuru yanditswe ku wa kabiri ku itariki 12 z'ukwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024. Umugabo wo mu Bushinwa yasabye gatanya n'umugore we rwose nyuma yo kubyara umwana wirabura nyamara avuga ko nta na rimwe aragera muri Afurika ndetse ko nta n'umugabo w'umwirabura n'umwe azi mu buzima bwe. Uwo mugore yavuze ko umunsi rero yabyayeho umwana we w'umuhungu nubwo yabyaye bamubaze wari umunsi w'umunezero kurusha indi yose yabayeho mu buzima bwe, ariko rwose ako kanya mu kanya gatihinduka nijoro ridacya kubera ko rwose umugabo akigera kwa muganga aho umugore we yabyariye ngo yanze guterura umwana, ahubwo abwira umugore we rwose ko agomba gukoresha ikizamini cyo kwa muganga akigamije kwerekana se w'umwana kuko we rwose atakwizera ko ari we amubyaye bitewe n'ibara ry'uruhu rwe rwirabura yavukanye. Ikinyamakuru China Times cyandikirwa rwose aho mu Bushinwa cyatangaje ko uwo mugore w'imyaka 30 y'amavuko atuye mu mujyi wa Shanghai kuri ubu rero afite ikibazo gikomeye cyo gushaka icyo yakora ngo urugo rwe rwose ntirusenyuke kuko umugabo we yatangiye inzira zo gusaba gatanya yamuciye inyuma akabyarana n'umwirabura, mu gihe rero umugore wavuga ko rwose nta mugabo w'umwirabura aziranye nawe ndetse ko rwose ataranagera mu gihugu na kimwe cya Afurika, ndetse rwose nawe akaba yavuze ko yuzuwe n'urujijo yibaza uko byagenze ngo abyare umwana ufite uruhu rwirabura. Uwo mugore niwe wasangije inkuru ye rwose babaje ku mbuga nkoranyambaga asaba abandi babyeyi kumufasha bakamugira inama y'icyo yakora kugira ngo ashobore gukemura icyo kibazo. Avuga ko rwose cyamubabaje inyuma yo kubyara ari ukuntu umugabo we yaje kumureba kwa muganga ari nabwo aje kureba umuhungu we ku nshuro ya mbere, ariko akanga kumuterura ahubwo akajya amureba nabi byonyine kuko rwose yahise yishyiramo ko atari uwe. Umugore nawe rero yemera ko ku buryo butangaje yabonye uwo mwana wavukanye uruhu rwirabura, agatangira kwibaza byinshi mu mutima ndetse avuga ko yabyumvaga ko hagomba kumenyekana icyabaye kuko nta birabura aziranye nabo, bityo rwose bikaba bitumvikana ukuntu yabyaye umwirabura. Uretse kuba rero uwo mugabo ataragaragaje rwose ibyishimo nk'umuntu wabyaye ndetse akanga no guterura umwana ahubwo agasaba ko hakorwa isuzuma ryo kugaragaza se w'umwana. Umugore rero akabyemera ariko ngo yahise amutakariza icyizere ku buryo rwose umugore avuga ko nubwo azi ko ibisubizo bizerekana ko ari se w'umwana ariko icyizere hagati yabo nk'abashakanye cyamaze kwangirika kikaba kitazagaruka. Nyuma yo gusangiza rero inkuru ye ku rubuga nkoranyambaga rwa Weibo rukoreshwa cyane aho mu Bushinwa, benshi mu bakurikirana kuri urwo rubuga banditse bamuhumuriza bamubwira rwose ko kubyara umwana w'uruhinja ufite uruhu rwirabura nubwo ababyeyi bombi ari Abashinwa ari ibintu bibaho kandi byiza, ahubwo ibara ry'uruhu rikagenda rihinduka uko umwana agenda akura. Umwe mu bakoresha urwo rubuga wavuze rwose ko ari inzobere mu by'ubuzima, wagize ati ibi bintu bibaho kandi birasanzwe ku bana b'impinja bitewe n'uko rwose utunyangingo tw'uruhu twabo tuba tworoshye cyane n'amaraso ataratangira gutembera neza mu mubiri uko bikwiye. Ibi ni ibisanzwe rwose. Umwana rero akavukana uruhu rwirabura uko agenda akura rukagenda ruhinduka rukagera aho rutukura rwose nyuma rukaza kuba uruhu rwera nk'urw'ababyeyi be. Undi nawe yaje yunga mu ry'iyo nzobere rwose mu buvuzi agira ati ibi bintu birasanzwe rwose, ibara ry'uruhu rizagenda ricya uko igihe gishira. Abandi mu bakoresha urwo rubuga rero nkoranyambaga rwa Weibo bagaye uwo mugabo wateye umugore w'agahinda amaze kubyara ndetse bagira umugore inama ko rwose ibisubizo by'iryo suzuma nibisohoka bikerekana ko uwo mugabo ari wese uwo mwana yazafata igihe gihagije akaganira n'umugabo we ku bijyanye n'umubano wabo, wenda akaba yahagarika n'iyo gahunda yo gusaba gatanya kuko bizaba bigaragaye ko yibeshye agakekera ubusa umugore we. Ngaho nguko rero ngaho ni mu gihugu cy'Ubushinwa hakomeje kuvugwa iyo nkuru rwose y'uyu mugore ufite agahinda kubona umubyeyi yabyara umwana ariko mu by'ukuri yamugera imbere akamureba nabi, ni ibintu bibabaje cyane. Ngayo nguko rero hano bari kuvuga yuko n'ubundi rwambikanye hagati ya M23 na FARDC hariya muri Shonyi muri Kavumo na Rucuru. Amerika yongeye kotsa igitutu rero u Rwanda na RDC
Baltazar wasambanyije abagore barenga 400 barimo mushiki wa perezida yirukanywe mu kazi. Reka rero tugaruke tubagezaho n'iyi nkuru rwose iri hano iri kuvugwa yuko rwose hano uretse uyu mugore wo mu Bushinwa, Uganda babiri rero bakurikiranyweho gutuka nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Uganda. Ese bazahanishwa ikihe igihano? Reka iyi nayo rero tuyive muzingo turebere hamwe se bakoze iki cyangwa abatutse iki nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Akaba afite umuhungu rero uri furu genero witwa Muhozi Ikayine Rugaba. Ngayo nguko rero tubashimira cyane kandi rwose umuntu utarakanda subscribe ngakande like rwose no kunyagwaza igahera. Iyi ni Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV ikomeza kugenda ikugezaho amakuru agiye atandukanye. Uganda babiri rero bakurikiranyweho gutuka perezida Museveni umuryango wese aramuhora iki? Abasore babiri bo mu gihugu cya Uganda bafunzwe bakurikiranyweho icyaha cyo gutuka perezida Museveni umuryango we n'abahanzi batatu bashyigikiye ishyaka NRM babinyujije muri video ntoya rwose basangije abandi kuri TikTok. David Isengozi rero alias Lucky Choice na Isayi Sekagiri ikuru wa mbere ushize itariki 11 Ugushyingo 2024 bagumijwe muri gereza ya Kigo kugeza ku itariki ya 13 Ugushyingo ku byaha byo kukwiza imvugo zibiba urwango no gutuka perezida Museveni umugore we Janet akataha n'umuhungu we wabo General Muhozi Kayine Rugaba rero witwa Kavin Kayanja n'abahanzi ba NRM barimo Jennifer na Mutebi na Kaangubi alias Furufiga, Gerson Wabuyi alias Gravity Omutuju na Patrick Murwana alias Alien Skin. Aba basore bombi kandi bareganwa n'uwitwa Julius Itayebwa uherutse kugezwa mu rukiko akagumishwa muri gereza ya Kigo ku byaha nk'ibyo rwose twavuze haruguru nk'uko iyi nkuru dukesha Daily Monitor ikomeza igenda ibivuga. Umucamanza mukuru wo mu rukiko rwa Entebbe Stella Maris Amabirisi kuri uyu wa mbere rero yabwiwe ko hagati y'ukwezi kwa Mata na Nzeri 2024 mu karere ka Wakiso Sengoza binyujije kuri konti ya TikTok witwa Lucky Choice 70 yohereje cyangwa agakwiza amakuru ateye isoni atesha agaciro kandi ashishikariza kugirira nabi perezida Museveni na abariya bose twavuze haruguru. Rero dukomeze tugenda tubashimira cyane tubabwira yuko amakuru yacu ari akagaruka kandi rwose gukanda subscribe ugakanda like biza gutuma dukomeza kubana 5 kuri 5. Ciao ciao.